Muraho neza, muraho cyane, muri amahoro, murakomeye. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Kadushima Imana nk'uko bisanzwe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, duhimbaje izina ryawe, tugushimiye kugira neza kwawe, ubuntu bwawe butangaje twaboneye muri Kristo Yesu, watanze nk'igitambo cyera kizima gishimwa nawe, agapfira ibyaha byacu, agapfa twebwe tukabaho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ushimwe ko wamuzuye, ushimwe yuko ari kumwe nawe mu ijuru, kandi uhimbazwe ko ibyaha byacu byababariwe muri we. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turi imbere yawe aka kanya, uganira n'ubwoko bwawe, nyemerera utwinspire, tuvuge tuvugishijwe nawe, ubwiza bwawe ari bwo bubana natwe, gukora kwawe ariko kubana natwe, amahoro yawe ari abana n'abantu bawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bese muraho, mumeze neza. Ndatangira nshima Imana iduhaye uno munsi nanone, iduhaye iki gitondo, iduhaye amanywa, iduhaye uyu mugoroba, kugira ngo tube turi amahoro, duhari, duhumeka, bigakunda. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Imana ihabwe icyubahiro ku bwa byose. Hari abarwaye, hari abatamerewe neza, hari abafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, imibereho, ubukene, intambara z'umubiri, intambara nyinshi zigiye zitandukanye abantu bafata bakiri mu isi, barwana nazo bakiri mu isi. Ndagira ngo nkomeze buri umwe wese ufite ibibazo bigiye bitandukanye, kandi nkubwire ngo Imana irahari ku bwawe, kandi rwose nta kitagira iherezo. Nta kitagira iherezo, ibibazo birarangira. Nubwo bwose tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, bisimburana, uyu munsi bikarangira, ejo bikagaruka, bibaho rwose birashyika. Ariko mu ijuru hari Imana, hari Imana ishobora byose, kandi ibyo tunyuramo bizagira iherezo. Mbahaye ikaze rero kuri YouTube channel yacu nanone yanyu. Nshimira cyane abantu bamaze gukora subscribe, abantu badukurikira umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, abari muri Afrika, muri Europe, muri Amerika, muri Aziya. Mbahaye ikaze mwese aho uri hose hagiye hatandukanye. Ubu ukaba ubashije gufungura kino kiganiro, nguhaye ikaze, kandi nkwaturaho umugisha w'Imana, gusabira umugisha ngo Imana iguhe umugisha kubw'iyo nkunga uduteye. Kudukunda buriya no kudukurikirana ni inkunga ku murimo w'Imana, ni inkunga ku bwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira, bitari bufate iminota myinshi, bitari bufate umwanya muremure, ku ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, kuko twumvikanye yuko icyo umwuka w'Imana azadushoboza kuvuga no kuganira no gukora, tuzagikora mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo dukora biri mu nyungu z'umurimo w'Imana, kandi inyungu z'umurimo w'Imana buriya ni inyungu zacu bwite, kuko ubugingo bukira ni ubwacu. Kandi tuba twikorera, tuba dukora icyo twahamagariwe gukora, kandi erega ntabwo tubyikoresha, tubikoreshwa n'uwaduhamagaye, niwe udukoresha icyo yaduhamagariye. So iyo nicaye aha, iyo ntangiye kuvuga, ntabwo aba ari njye, ahubwo mba numviye umwuka w'Imana, mba nibo nkora icyo nahamagariwe. Ahari wenda hari umuntu uri bukire kubera ibi, hari ubugingo buri bukire, hari ubugingo buri bubone imbaraga, hari aho bishobora kuvana umuntu naho bishobora kumugeza. Cyane ko ibyo mvuga akenshi n'ibyo nkora, n'ibyo tugenda turirimba buriya mu ndirimbo zacu, bibanza kudukiza twebwe, hanyuma tukabisharinga abandi, ariko twebwe twabanje gukira. Akenshi rero ibintu binzana hano kuri kamera nkaza kuvuga ni ibintu biba byamfashije. Hari igihe umuntu agera afata ibihe byo kubana n'Imana, cyangwa se byo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kumvira umwuka wera, ugasanga Imana iguheremo ibihe byiza, uko uguwe neza, uko unezerewe. Nkavuga nti ibi bintu
hari abantu babikeneye, hari undi muntu bishobora gufasha, nta mpamvu yo kubyihererana. Ngushishikarize nawe niba hari ikintu wumva cyagufashije mu bugingo, cyakwagura ubwami bw'Imana, gisharinge n'abandi. Niko gukora ivugabutumwa, gisharinge n'abandi, ubwire abantu icyahembuye ubugingo bwawe, icyatumye wegerana na Kristo cyane, icyatumye wumva kugira neza kwe cyane. Ntabwo ari ngombwa ko ukihererana, gisharinge n'abandi. Uyu munsi isi iri kwirukanka mu iterambere, imbuga nkoranyambaga, interinete. Ushobora kuba ufite WhatsApp, ushobora gukoresha urubuga urwo ari rwo rwose, cyangwa se ugakoresha n'umunwa wawe ugasharinga abantu, ugasangiza abantu ikintu cyahembuye ubugingo bwawe. You never know, hari n'abandi baba bakeneye guhembuka, hari n'abandi baba bakeneye kumva ubwo butumwa, hari n'abandi baba bakeneye kumva iyo neza wumvise. Ni byiza rero kubibasangiza, ko niko gukora ivuga butumwa. Imana ishimwe rero. Hari abantu bamwe bajya agapostinga nk'ijambo ry'Imana kuri status, agapostinga nk'indirimbo kuri status, agapostinga wenda nk'ikintu cyamufashije. Biriya bintu ni byiza, ni umugisha, ni byiza cyane, ko hari igihe ubyuka wumva hari ibintu bitari kugenda neza mu bugingo cyangwa se mu buzima, ugafungura nka telefone yawe ugatangira kureba nk'amasitati y'abantu, ugasanga umuntu yapostinze nk'ijambo rigahita rikubyutsa mu buriri, ugahita ukanguka. Njye sinzi impamvu bikunda kumbaho. Mfite mama wanjye cyangwa se mabukwe, mama wanjye, mwita mama wanjye ariko ni mama w'umugabo wanjye, akunda gupostinga amagambo y'Imana kuri status. Buriya hari n'igihe ubyuka, cyane nkatwe tuba dufite utubebe, hari igihe ubyuka wenda ntibite bigukundira guhita urambura ijambo ry'Imana ngo usome, cyangwa se wenda ukaba ufite n'intege nke zo kubikora utabiramukanye. Hanyuma nkunda guhita ndeba status ziwe, nkasoma. Aba yapostinze akenshi ijambo ry'Imana, nkabisoma bikanyirirwamo, bikamfasha, bikampembura. Niba ari indirimbo yapostinze ugasanga niriwe nyiririmba, nkirirwa nyitekerezaho. Niba ari ijambo ry'Imana yapostinze ugasanga narigize iryanjye. Urumva ko ibyo bintu birafasha mu by'ukuri. Abantu babikora, Imana ijya umugisha. Ntabwo buriya muba mukora ubusa pe, ntabwo bukora ubusa. Nubwo umuntu ashobora kubisoma ntareactinge, nkanjye njya mbisoma ariko sindeactinge ngo mbwire ngo bindafashijwe, ntabwo ari kenshi mbikora. Kandi ni na byiza buriya wakwisubiraho yajya reactinga kugira ngo bitera imbaraga umuntu wabikoze. Rero niyo umuntu atareactinga kuri iryo jambo wanditse cyangwa se kuri icyo kintu, ariko hari igihe kimuhembura, akirirwa ubugingo wabugaburiye, bikaba impamba y'umunsi, akirirwa nyine ameze neza mu mwuka, akagira n'umwanya wo gusabana n'Imana kubera ko yabyukiye kuri iryo jambo. Rero yo gupostinga ibindi wenda bidafite ikintu kihambaye bisobanuye, ushobora gupostinga ijambo ry'Imana kandi rwose Imana ikabiguhera umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi rero nabateguriye kino kiganiro, ariko nagihaye topiki ivuga ngo imbaraga zo kwizera, imbaraga ziri mu kwizera, imbaraga ziri mu kwizera. Kwizera ni iki? Katubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Abantu benshi dukunda kwifashisha iyo tugiye kwiga kwizera, cyangwa se iyo turi gusobanura kwizera icyo ari cyo. Rikaba ari ryo nsoma gusa, bibaye byiza wasoma byinshi kurushaho, kuko muri Bibiliya harimo amagambo menshi ashobora kugusobanurira kwizera icyo ari cyo, akanagufasha kugira kwizera. Reka turisome, riri mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 1. Rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyo ni igisobanuro rwose kirambuye ijambo ry'Imana ryaduhaye cyo kwizera. Ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Iri jambo rwose rirasobanutse 100%, 100%.
hari ibintu byinshi bishobora kugufasha kumenya kwizera icyo ari cyo, kuko no mu buzima busanzwe kwizera turagukoresha, ugasanga wenda umuntu akubwiye nk'ikintu ukacyizera wenda utanakibonye, ariko igihe cyo nshaka kugarukaho ni ukwizera Imana n'icyo yatubwiye. Kwizera Imana, hari abantu, impamvu nazanye iyi topic, hari abantu benshi bagiye banyandikira ugasanga bafite doute ku byo twizera, ugasanga ni abantu wenda batarakizwa, bataramenya Kristo nk'umukiza nk'umwami wabo, batarasobanukirwa n'agakiza icyo ari cyo. So twebwe rero, twebwe abizera, twitwa abizera kubera ko twamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tukamwizera, tukamwiringira tudashidikanya. So hanyuma rero hari hamwe n'iryo jambo, hamwe n'iyo topic, hari ubuzima bw'abantu bizera, Imana, ubuzima bw'abantu bizera Imana. Ubuzima bw'abantu bizera Imana ni ukubaho uhamya ko wamenye, ko wizeye, uhamya uwo wizeye uwo ari we. So impamvu dufata umwanya tukaza kuri kamera tukaririmba tukajya gute, tubiterwa n'icyo twizeye, n'uwo twiringiye tudashidikanya rwose kugira neza kwe. Ndashaka kuvuga cyane kuguhamya umwami wacu, kuguhamya uwo twizeye, kuguhamya umukiza w'ubugingo bwacu, kuguhamya Kristo. Hari ibintu byinshi abizera dufite ubuhamya bwinshi butuma twizera. Dufite aho umwami wacu yadukuye, dufite ibyo umwami wacu yadukoreye bituma tubasha kumuhamya. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ni byiza gusharinga abantu amagambo y'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana, cyangwa se indirimbo, ukabasharinga ibyo wizeye. Nyine bituma ubasha guhamya, ugahamya Yesu, ugahamya Kristo, ugahamya kugira neza kwe, ugahamya uwo wabonye, ugahamya ukavuga aho yagukuye, ukavuga ibyo yakoze ku buzima bwawe, ukavuga kugira neza kwe. Ikiganiro cy'uyu munsi nifuza gushishikariza abantu guhamya uwo twizeye. Twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye gukora kw'Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye adukura ahantu habi, twabonye atugirira neza, twarishwe n'ibibazo, twarishwe n'ubukene, twarishwe n'amadepression, twarishwe n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kandi rwose bikatubaho turi batoya, bikatubaho tudafite icyaha, wenda tuvuge ngo twabitewe n'ibyaha, ariko Satani umwe urwanya umuntu w'Imana, kuko Satani amenye icyo tuzavamo, buriya yamenye ko nzavamo umukozi w'Imana kera nkiri umwana. Niyo mpamvu iteka ubu usanga abakozi b'Imana bagiye baca mu bintu bikomeye, mu buzima bugoye, mu bibazo byinshi. Satani aba yararebye akabona ko bazavamo abantu bo guhamya Imana, akavuga ngo reka ndwanye ubuzima bw'uyu muntu. Ugasanga wabayeho ubuzima burimo intambara, kubera ko Satani ari kurwanya umugambi w'Imana. Ariko rwose Satani ntabwo ajya atsinda, ni umurwanyi ariko ntabwo ajya anesha, ahora atsindwa. Niyo mpamvu uyu munsi yarwanyije ubuzima bwawe, ariko yaratsinzwe. Uyu munsi urahamya, uyu munsi warizeye, uyu munsi uri umuhamya w'icyo Imana yakoze. So ibyo Satani akora, ahiga ubwoko bw'Imana, ahiga umuntu w'Imana, ahiga uw'Imana iteganya kuzavamo umukozi wayo, nibyo bivamo ubuhamya bukomeza abandi, bugakomeza ukiri muri za ntambara, bigakomeza ukirwana, Imana ikagukuramo umuntu noneho wo guhamya ibyo wabonesheje amaso yawe. So dufite Imana rero, Imana yacu duhamya, ni Imana igira neza, ni Imana igira neza, ni Imana ikura ku cyavu. Ntabwo tubivuga nka brag, ko Imana ngo rwose ikura ku cyavu, ntabwo ari brag. Twarabibonye Imana ikura ku cyavu, aho umuntu aba ameze nk'uwatawe, aho umuntu aba ameze nk'uwasizwe, aho umuntu aba ari uwo kugirirwa impuhwe, kandi wenda ugasanga ntabwo wari ukwiriye guca muri ibyo bintu. Wakitekerezaho ugasanga si uko wakoze icyaha,
si uko wakoze icyaha, nta n'ikindi, ahubwo ni ukubera n'isi nyine, ni satani utadukunda, ni satani utwifuriza ibibi, ni satani utugerageza umunsi ku wundi. Ariko hari umwami watsinze, hari umwami wanesheje. Ibyo unyuramo uyu munsi ntabwo bikwiriye kugutera ubwoba, ahubwo bikwiriye kugutera imbaraga zo kurwana no kubisohokamo, hanyuma ugahamya kugira neza kw'Imana ubonye. Imana yacu igirira neza abantu bayo. Nkunda kubivuga, sinkunda kugaruka cyane mu buhamya, ariko nkunda kuvuga ngo Imana yangiriye neza, Imana yankuye habi, Imana yampaye umunezero mu buzima, Imana yankoreye ibikomeye, Imana yankoreye ibitangaza. Nkunda kubivuga, ntabwo ngaruka cyane mu buhamya ngo mbye deep, ariko Imana yangiriye neza. Njyewe mpamya Imana nzi, mpamya Imana nabonye, njyewe n'umuryango wanjye, njyewe n'abavandimwe banjye, njyewe n'abo twabanye cyangwa se twareranwe, njyewe n'umuryango wanjye muri rusange, duhamya Imana twabonye. Ibibazo abantu bacamo muri ubu buzima twabiciyemo, kandi bikomeye binagoye, cyane cyane ku mwana w'umukobwa, ku bana b'abakobwa bakiri batoya, bakeneye wenda ubuzima runaka, ugasanga hari utuntu twinshi umwana w'umukobwa akenera mu buzima, ariko ugasanga kubera ubuzima, kubera intambara, hari ibyo utabasha kubona, hari ubuzima utabasha kubamo rwose, ukarinda ukura ukagira imyaka 20 ukiri gusuraguringa no kubona agakweto cyangwa se akenda k'imbere. Bijya bishyika, hanyuma ubwo buzima ukabusohokamo, ukabona, ubasha kubibona, ukabona ibyawe, ukabona n'iby'abandi. Akenshi abantu banyuze muri ubwo buzima ntabwo bakunda kubyikubira, ahubwo babisangira n'abandi, kubera ko ubu uri gufiringa pain, ubu uri kumva ububabare bw'umuntu utabasha kubibona, ubu byumva, uhita usubiza amaso inyuma, ukibuka nawe utabasha kubona akenda k'imbere, utabasha kukabona. Hari igihe ngiye mbyibuka ugasanga nkise njya nko kubigura, nkajya gushaka abantu bigaragara ko bashobora kutabibona, kuko uba wumva nyine ubuzima bari gucamo uba ubwumva, kuko nawe uba warabunyuzemo. Hanyuma iyo ukabusohokamo, iyo ubusohotsemo uba ubonye Imana, kuko nawe iyo wicaye ukabona si byo gusa ubasha kubona n'ibindi noneho utanateganyaga, ko hari ubuzima umuntu yabayemo, akatekereza akavuga ati byibuze nimbasha kuba mu nzu irimo urugi rufite ikirahuri nkayibamo, ukumva bizaba bihagije. None uyu munsi nta nubwo ari ikirahure kimwe gusa, Imana yarengeje ku byo wifuzaga, Imana yarengeje ku byo watekerezaga, uvuga ati nimbasha kwicara kuba mu nzu wenda irimo intebe bizaba bihagije, nzajya nicara nshima Imana icyubahiro, nyiramburira amaboko. None ubu ngubu urabasha kwicara mu nzu irimo saro irenze imwe, urabasha kwicara ku ntebe izo watekerezaga, izo wicayemo zikubye nk'inshuro. Imana yagukoreye ibirenze ibyo bintu. Rero iyo bisohotse mubonye kugira neza kw'Imana, ubonesheje Imana amaso yawe. Kandi si ibyo gusa, hari n'ibindi Imana igenda ikorera abantu bayo, ukabaho ubona hari abantu utavugisha, hari abantu utakwegera, kuko uba uvuga ati njyewe Dorcas nkavugana na runaka, wenda nyine nawe hita wimagine umuntu uzi ukomeye, ariko kuba utarizeraga ko byashoboka ntibyabujije Imana kubishyira mu bikorwa. Nawe hari aho wisanga wicaye ukavuga uti ugahita usubiza amaso inyuma, ukibuka ahantu uvuye, ukavuga ati nanjye se nari nkwiriye ibi bintu. Imana mu bitekerezo byayo hari harimo ko njyewe aha hantu nzahagera. Ugahita wiyumanganya ukavuga uti Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, ishimirwe n'ibi ngibi irabikoze. Kuyizera ntabwo bidukoze isoni,
kuyizera ntabwo byadukojeje isoni, kubaho dukomeye mu bibazo, ukirinda mu ntambara, ukirinda ukitwararika utanazi ngo ejo bizaba bimeze gute. Kwizera gusa, ukizera ko hari icyo Imana izakora, ukizera ko nawe Imana izakugirira neza. Kubyizera gusa, kubyizera gusa, kubyizera gusa, ukabyiringira, ntushidikanye ku kugira neza kw'Imana. Kabone niyo waba nta kurabona, kabone niyo nta byiza urabona mu buzima bwawe, ariko ntushidikanye ko hari Imana izakugirira neza, ukabyizera. Njye naje kwibwirira abantu ngo mwizere kugira neza kw'Imana, mwizere kugira neza k'uwo mwizeye, kuko kugira neza kwagira neza pe. Ndabiguhamiriza, ndabiguhamiriza, ndi umuhamya. Hari korali imwe yaririmbye ngo dufite ibihamya by'ibyo yakoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Njye mfite ibihamya birenze kimwe, birenze bibiri, birenze byinshi cyane. Uko biri kose rero, umwami twizeye ntabwo ajya ahemuka, ntabwo ajya akoza isoni, ntabwo ajya ababaza umuntu iteka, ntabwo yishimira kubabaza umuntu yaremye iteka ryose. Ahubwo igihe kiragera nawe ukabona kugira neza kw'Imana. Ndagira ngo ngukomeze, ukomere, ushikame, ubinyuremo wemye, wirinde ikintu cyagutandukanya n'Imana. Uko cyaza gisa kose, urugamba uko rwaba rusa kose, intambara uko yaba isa kose, wirinde ko yagutandukanya n'Imana. Wirinde kuva mu byizerwa, kuko nibwo uzabona kugira neza kw'Imana gutambuke ku maso yawe, ubone Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye rwose. Ubone Imana igirira neza umuntu wari wo kugirirwa impuhwe, wagirirwaga impuhwe n'umuhisi n'umugenzi. Ugasanga umuntu wese njyewe umuntu wese watambukaga yangiriraga impuhwe. Hari igihe kigera nyine umuntu wese akajya kugirira impuhwe, akimana ishimwe ko nabyo yabimpaye, ikama abantu bankunda, bakangirira impuhwe, bakangirira neza, bakansindagiza rwose, nkababona. Kama ababyeyi, kama abavandimwe, kama inshuti, kama abankunda. Imana ibishimirwe. Ndagira ngo nawe ngukomeze, ngutere n'imbaraga ibyo waba unyuramo byose. Impamvu y'ibi ngibi, nagiye nandikirwa n'abana benshi b'abakobwa bakambwira bati birakomeye, 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 kwihangana biri kugera aho bigoye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukomeze ugundire icyo wizeye. Niba warize kugira neza kw'Imana, komeza ubigundire. Ejo ni heza, ntubitakaze. Kubitakaza nicyo gihombo cyawe cya mbere kabisa. Nutakaza kwihangana ngo utegereze ibyo wizeye bizagushyikire, nicyo gihombo cya mbere uri bube uhuye nacyo. Kuko hari igihe izo ntambara uzibamo wakwitwara nabi, igihe cyo kuzibamo kikiyongera, cyangwa se ukazihoramo kubera uko wazitwayemo. Ariko niwirinda ukarwana ushikamye, ukarwanisha ivi, umutima wawe ukawuhoza ku Mana, umutima wawe ukawuhoza ku byo wizeye, ukavuga uti Mana, nubwo mbuze agakweto ko kujya mu materaniro, ariko uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Nubwo mbuze agatike kanjyana, ariko uri umwami mwiza. Upfukame aho uri, ubwire Imana ati kugira neza kwawe guhoraho iteka ryose. Uyibwire ko uyikunda, uyibwire ko ari umwami wawe kandi umwami mwiza uhoraho ibihe byose. Hanyuma ukomeze ushikame, urwanishe kwizera, urwanishe kwirinda, urwanishe kwihangana. Imana twizeye irumva, Imana twizeye iravuga, Imana twizeye irakora, Imana twizeye ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Imana twizeye ishobora byose, nta kintu kijya kinanira. Uko cyaba gikomeye kose, ntikigutera ubwoba, ntibiguhangayikishe. Hari Imana ibishoboye, iyo wizeye irabishoboye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusoreze aha iby'uyu munsi. Nari mvuze ngo Imana yacu irumva, irakora,
kandi irareba, ishobora byose, ishobora byose, ishobora byose pe. Kandi Imana yacu iravuga, niko nari mvuze, Imana yacu iravuga. Hari abantu bamwe njya mbona babishidikanyaho, hari abantu bamwe na bamwe njya mbona babishidikanyaho, ariko kubishidikanyaho no kubera ikintu ko utabasha kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ngo urebe abantu Imana yagiye ivugana nabo, kandi Imana yacu twizeye twiringiye ntabwo ijya ihinduka. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, uko yabanaga n'abakera niko natwe ibana natwe, uko yavugishaga ba Aburahamu, ba Mose, abantu bayo bose uko yabavugishaga niko natwe Imana ivugana natwe. Ibyo ngibyo byose ibintu byo gushidikanyaho, si n'ibintu byo gutindaho, kandi Imana irareba. Ntukibwire ngo ibyo ngibyo uri gucamo ntabwo ibibona, irabibona 100%, 100%, 100%. Uko byaba bikomeye kose biragusunikira kugera ku byiza Imana yaguteguriye, kandi numara kubigeraho uzabona impamvu z'Imana zo guca muri ibyo ngibyo uri gucamo. Uyu munsi iyo nza kuba ntaraciye muri biriya, hari wenda simba mfite icyo kuvuga, simba mfite icyo kwirata, simba mfite, ntabwo mba mfite icyo nabasha kubwira abantu b'Imana. Ariko ibyo ari byo byose impamvu nabiciyemo ni ukugira ngo nzabashe gukomeza abari kubicamo uyu munsi. Kandi rwose ntumve mvuga ngo ndakomeza abari kubicamo uyu munsi, mwumve ko intambara zarangiye kwa Dorcas. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi kuri buri muntu uwo ari we wese, niko bigenda. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi ufite amashimwe, ejo ufite intambara, utuntu tw'udutambara ntitujya dushira, ntujya dushira. Uwo turwana nawe ararwana ariko ntajya anesha. Kandi burya iyo uri kurwana intambara ufite assurance yuko uzayitsinda, nta kintu na kimwe cyo guhangayikisha kiba gihari. Iyo urwana wizeye gutsinda, nta kintu na kimwe cyo kuguhangayikisha kiba gihari. Igitero uko cyaza gisa kose, wizeye intsinzi, nta kintu na kimwe cyo gutuma wumva ufite ubwoba. Uwo turwana nawe ntatsinda, ntanesha, ahora atsindwa ko nahagera gatoza. Umuntu urwana adatsinda, umuntu urwana adatsinda ariko gakomeza gahatana, ntajya ava ku izima. Ariko uko biri kose azahatana, ariko azakomeza atsindwe mu izina rya Yesu. Ku buzima bwawe atsindwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ukomeze rwose. Uko biri kose hari aho umuntu agera ubuzima bukoroha, wenda ntibibe bigoye cyane nk'uko byari bigoye mbere, ariko nabwo ntabwo bihita bihinduka paradiso. Ntabwo uba ugeze mu ijuru, uba ukiri mu isi sitiri, uba ugifite intambara. Gusa byose bizagira iherezo nitwimurwa muri iyi si tugasanganira umwami wacu wadupfiriye, umwami wacu watubambiwe, aho yagiye kudutegurira mu ijuru, aho tuzabana n'Imana Data, aho tuzabana n'umucunguzi wacu Kristo Yesu. Imana rero ibahe umugisha. Iby'uyu munsi byari ibyo. Bene Data bakundwa, mwakire neza ijambo ry'Imana. Kandi rwose Imana ibahe umugisha kuri uyu mwanya mwafashe mugatega amatwi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yashyize ku mutima wacu, kugira ngo tubusangire na bene Data bose aho bari, ubwo kubakomeza. Njyewe mvuga bikeya ibyo mbashije kuvugishwa n'Umwuka Wera w'Imana, ariko we nzi neza ko akomeza akazi ke. Akomeza akazi ke, agakomeza kubigusobanurira, agakomeza kubidevelopa muri wowe, kugira ngo ubashe kumva icyo Imana yateguye ko wumva. So Imana rero ibahe umugisha. Uyu munsi byari ibyo. Mwakoze cyane kudukurikira, turabakunda cyane kandi namwe muradukunda. Comment zanyu ni ingenzi, gusharinga ibiganiro ni ingenzi. Comment turazisoma, akenshi naho dukura ibyo tubasha kongera kuvuga bitewe n'ibyo twasomye muri comment. So Imana rero ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha kuko uyu munsi naho ubutaha. Turabakunda cyane. Bye. Amen.